Ndagusuje kandi ngo ikaze kuri Rwanda Top News. Nizere kumerewe neza bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda sinaho twumvira hanze. Ngo haye ikaze muri gahunda y'amakuru abagezweho abacaracara hirya no hino. Duhere kuri iyi nkuru ni inkuru yabyisha batari bake uhereye igihe yamaze kugira hanze. Inkuru ijyanye n'ubwambuzi bushinjwa nyina w'abana babiri b'abakobwa azwi nka Mama Butera umwite Knowless mu muziki, ariko kandi amazina nyakuritwa Butera Jean d'Arc Ingabire. Uyu ni umugore wa Clement, akaba ari umugore w'imyaka igera kuri 31 y'amavuko. Akaba muri no minsi ari mu bikorwa byo kumurika album ya gatano, kandi nabyo amaze iminsi aho agenda akora promotion itandukanye hirya mu bitangazamakuru. Kinakubwira ko Knowless nuko yatwaye ibikombe bitandukanye mu muziki. Navuga ko ari muri legendkazi, niwe mukobwa kugeza ubu ngo buhagaze neza muri muzika nyarwanda, ariko kandi umaze n'igihe ubona atajegajega. Kubera kino munsi ariwe duhereyeho nuko uyu Knowless Butera yarezwe muri RIB mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, arashinjwa ubwambuzi bw'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 1,300,000. Bivuga ko amafaranga yaba yarayambuye ikimina. Uti byagenze gute rero? Muri no minsi hashize iminsi itari mikeya, leta by'umwihariko RIB iburira abantu bishora mu bucuruzi bw'amafaranga aribyo bizwi nka piramide cyangwa se guherekanya amafaranga, hanyuma buri umwe akagenda ayahereza undi bahererekanya, umwe yungukira undi. Ikaba karusho iyo umuntu yakuzanyemo we hari ibyo abona byisumbuye kuyo we yaba yaratanze. Nubwo leta yaburiraga abatari bakeya kubivamo, ariko kandi bigaragara ko hari bamwe bakibirimo muri iyi minsi. Ni muri urwego habayeho kimina cyitwaga Happy Family cyabarizwagamo uyu Butera Knowless. Cyari kimina kigizwe n'abantu bagera kuri 6. Knowless nawe yararimo. Kukinjiramo byasabaga gutanga nibura amafaranga y'u Rwanda 1,300,000. Iki kimina bivuga ko Knowless yakibagamo cyakigizwe n'abarenga 150, ariko Knowless akaba yarakuri itsinda ry'abantu 6, ari nawe abo bantu bashyizaga amafaranga yabo kugira ngo bakinjiremo. Nukuvuga niba ubyumva neza, ku gishene cya Knowless cyangwa se kuri piramide ya Knowless hariho abantu 6, mu gihe muri rusange ikimina cyakigizwe n'abantu 150. Amakuru agira mu itangazamakuru avuga ko ngo kuva inkubiri yo guca ibimina yatangiye kwishyuzwa n'abagiye bamuha amafaranga, ariko ntayabasubize. Umwe mu bahaye amakuru wanatanze n'ikirego muri RIB yavuze ko ngo byageze naho bamwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone, ariko ntasubize, ngo yewe na telefone ntayitabe. Uyu muntu avuze ko mu nyandiko byanditswe ko Knowless ari uzajya ushyikirizwa amafaranga, nubwo rimwe na rimwe yaburaga akohereza uwo yizeye kubera yari marene we, akaba nawe uyamushyikiriza. Mu gushakisha ko iki kibazo cyavugutirwa umuti uhamye, Knowless baramuhamagaye arabura. N'uwo wafatanyaga mu kwakira amafaranga arabihakana, avuga ko ngo bakwiriye kujya kubibaza umuyobozi w'itsinda. Bahisemo kujya kwiyambaza ubutabera maze bagana RIB. Ni kopi itanga ikirego igira iti mu by'ukuri ndarega uwitwa Knowless Butera. Icyo gihe ntanga amafaranga natanze 1,350,000. Niwe wari ugezweho mu gufata amafaranga. Abenshi barayashubije, ariko we ntiyigeze anashaka ko twumvikana. Bivuga ko uwareze ari umugore wari waragiye muri iki kimina, umugabo we atabizi, ku buryo bimenye byabyari ikibazo mu muryango. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yemereye igihe ko iki kirego cyakiriwe. Kijye gukurikira no gusuzuma iki kirego ndetse kigahabwa n'umurongo niba hari ibyaha birimo akazabibazwa. Ni kirego kijyanye n'ubwambuzi, by'umwihariko muri ibi ngibi leta yari yaciye bijyanye no gurekanya amafaranga binyuze mu cyitwa piramide. Aya mafaranga agera kuri 8,100,000 bivuga ko Knowless yaba yarahawe mu mpera z'ukwezi kwa Mata uyu mwaka. Aho Knowless mu kwinjira muri iki kimina yasabwa gutanga 1,350,000 kugira ngo abashe kwemererwa kuba umunyamuryango muri iki kimina. Kuko Knowless yahagaritse itsinda ry'abantu 6 kandi akaba yagezwe kuyafata, ariko nyuma y'aho kimina kikaba cyarese gihagarikwa. Abari baratanze amafaranga ndetse n'abari barahawe basabwe kuyasubiza, hanyuma Knowless we avunira ibiti mu matwi ntiyabumva. Butera Knowless si wakiraga amafaranga mu ntoki, ahubwo hari kundi kuntu byakorwaga. Uti byakorwaga gute rero?
uyu mutangabuhamya wanatanze n'ikirego kuri RIB avuga ko Knowless atari wafataga amafaranga mu ntoki, ahubwo amafaranga yakusanywaga agahabwa uwitwa Tesi ari nawe wamubereye marene mu bukwe. Mu nyandiko z'icyo kimina Knowless aba yitwa Kabebe, izina n'ubundi abantu benshi bamuziho, ariko by'umwihariko inshuti ze za bugufi. Kakaba ari akazina ko mu bwana, ariko kandi ntibibuza inshuti za bugufi komeza kumuhamagara Kabebe. Yakomeje agira ati twahaye amafaranga yacu witwa Kabebe ariwe Butera Jean d'Arc benshi bazi nka Knowless. Amafaranga yamugezeho ayahawe n'uwitwa Tesi bavugaga ko amuhagarariye. Bavuga ko bagerageje gusaba inshuro nyinshi uyu witwa Tesi kubahuza na Kabebe, ariko akanga kababera ibamba. Uyu Butera Knowless aganira n'itangazamakuru yavuze ko uyu muntu watanze ikirego atanamuzi, gusa ntigeze hakana ko atazi iki kimina cyitwa Happy Family, usibye ko atanabyemeje. Yabwiye umunyamakuru nyarwanda ko uyu Munezero Rosette watanze ikirego kuri RIB ko atanamuzi n'amazina ari nabwo bwa mbere ayumvisha. Yagize ati nanjye nabibonye kuri uwo muntu ntawe nzi, amazina ni ubwa mbere nyabonye rwose. Hanyuma ikindi niba yatanze ikirego ubwo afite n'ibimenyetso, ni nayo mpamvu niteguye kujya kuri RIB kugira ngo numve ibyo bintu byari byo nanjye nsobanukirwe. Urumva nanjye nkeneye kugira amakuru arambuye ku kirego. Uyu muhanzi kandi avuga ko nta nyandiko n'imwe igaragaza ko habaye guhererekanya amafaranga hagati ye na Munezero Rosette. Akavuga ko kandi ko ibijyanye n'ubucuruzi bwa piramide asanzwe abuze ku mbuga nkoranyambaga nk'abandi, ariko ko atigeze abukoresha. Iri bije nyuma yuko Knowless ari muri promotion hirya no hino yamamaza album ya gatanu, album yamaze gushyira hanze mu minsi ishize. Kuri ubu ngubu ikaba iri kugurishirizwa ku mbuga nkoranyambaga, akaba atarayimurika ku mugaragaro, ngabo ni mu buryo bw'ibitaramo cyangwa se no mu bundi buryo yakoresha platform zitandukanye. Ikaba ikiri muri promotion mu itangazamakuru. Ni mama akaba na nyina kandi w'umukobwa we wa kabiri witwa Inzora, ari nayo iryo zina ryitiriwe album ye ya gatanu. Akaba yarayise Inzora, ariko mu buryo Inzora byanditse bikaba bijimije ku buryo wumvamo amazina abiri Inzora, harimo ijambo ins ndetse na byanditse mu magambo manini bigaragaza amazina abiri y'abana be b'abakobwa yabyanye na Ishimwe Clement. Iki cyaha Knowless ashinjwa kijyanye n'ubwambuzi yanwa n'amategeko y'u Rwanda mu ngingo yayo ya 318 mu gitabo cy'amategeko ahano. Agaragaza ko bimwe mu bihano bihabwa uyu muntu cyaha kimuhamye ari gifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 ni hazabe amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 3 kugeza kuri miliyoni 5. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu RIB nta kiratangaza ku bijyanye no gukurikirana uyu muhanzikazi Butera Knowless. Iyi Rwanda Top News.